umugoroba mwiza rero ku banyarwanda mwese aho muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni wa mwanya w'ikiganiro mukunda mwese, isura y'umunsi. Ese mwiriwe neza? Mbona wabaye inzobe mbemwa. Ubwiza nsigaye mfite nanjye buri aho babe uyu mugabo yabaye inzobe kuri jya hitaba mubi. Ntago ari ubuyobe, uri kubona nakeye. Kare. Ariko se mama B, wowe urabona umuntu yakeye ugatangira kubyita. Oya nta nzobe ku bagabo. Ntago ari inzobe. Bamwogoshe. Urimo gushyiramo kamukoro ngo nta n'uwamenya. Ntago ndo mukongomani. Ejo yagiye muri salo niyo mpamvu. Abaduteze amatwi rero mwese murabe igiciro gikomeye kuri twe, turabayambiriye n'ukuri nk'uko. Hanyuma rero ubwo abari muri za ntara eshanu ziri hano imbere mu gihugu n'abari muri ya India ya gatandatu ya diaspora. Mwese murabe igiciro gikomeye kuri twe, amajwi yo mumaze kuyamenyera. Ni Amani B uhoraho na Mama B. Na Emi na nigize ngo yiyibagiwe. Oya ubwo Imana yarabaye Imana. Kubera ukuntu mvuze ngashyiraho akadomo wise ahubwo mbonye wireba banya warugize ngo Amani yaravuze ngo yitwa uhoraho. Mvuze Amani B uhoraho. Mvuze ngo nitwa uhoraho. Amani ahoraho ariko ntago ari Amani uhoraho. Abakunzi bacu rero turabasuje cyane, umugoroba mwiza. Icyo nzi cyo ku bakunzi bacu abashaka kwigurira ubutaka n'abashaka kubugurisha n'abashaka gukorera expropriation, ndabona ku mugoroba w'ejo harasohotse igazeti ya leta irimo ibiciro fatizo by'ubutaka mu Rwanda. Mujyeyo muri guguringe tonto gugo babitse ibintu byose. Uriya we ni byose. Ariko rero byo uko byagenda kose hari igihe umuntu yajyaga kugura akamukubitira mu kagunira, ahubwo avuga ngo expropriation niho bagushyira mu igunira ryiza baje kukuba umva ni ibiciro fatizo, ariko n'ubundi ntikibuza yuko wumvikana n'umuntu no gucirikanya sibyo kwambuka n'ibira bintu kugira ngo bikurikize amategeko. Sinzi urabona no gutanga umuntu agira gutya akavuga umurima cyangwa se ubwo butaka bakivuganira. Hari n'abantu ngo bakomisiyoneri baranga ubutaka. Abona bari amakuru bihaye umuntu kugira ngo umenye aho uhera ubutaka bwanjye buherereye. Ikindi kintu wenda buri hari igihe hajyaga haza nk'umushoramari yakohereza ba bantu nyine baza kubabarira ngo babagurire, ugasanga we bari kugenda bagwenda kuko nta makuru ufite. Ariko ubu ngubu biroroshye kuba uzajya ugenda ukamenya ngo ese aka gace duherereyemo, guhita wirefera ku itegeko ubundi hanyuma baje kugukorera expropriation nawe ndokanurizaho gake. Ariko rega muri umuntu ubuje kwimura ahantu, usibye wenda nk'aba bandi bo mu manegeka baba bavuga bati ubuzima bwanyu buri mu kaga mushobora no gupfa. Naho ubundi umuntu uje kwimura ahantu, ngewe niba naragutanze ahantu ukaza kwanyimura nuko wahashimye, nuko ngo hafite ikintu runaka wahashimye, ubundi nagombye kugutegeka je nk'umuturage nkakubwira ngo aha hantu uri amafaranga ya nayo udakuyeho na rimwe kigiye yuko ugiye kuyimbura ahantu nashaka sinashaka ko bavuye kubera wowe cyane. Ubwo rero niba ari wowe haramagije rero ugasiga ahandi hose mu gihugu, ahandi hose ukahareka ugahitamo ahangaha ko ari ushaka gushyira igikorwa cyawe, wagombye kuma amafaranga yose nshaka. Ubundi n'ubusanzwe umuntu wagurira Mama B ntago yapfa. Oya nitaye kukuvuga ngo nubwo ubutaka bwanjye bwaba ari pati imwe mfa kuba ngewe nzi ko uhaje hakunze. Ubundi mu rwego rwo guha agaciro umuturage aba ariko bazabigenza ku buryo niyo naba nari nsanzwe bafite akazu kameze nk'aka kandi wa muyobozi mujyi wa Kigali wacyagiye yavugaga ngo kuri turiya dusozi ngo turiya tuzu dutonekanye ngo tumeze nk'iki. Niyo naba rero inzu yanjye mfite imeze nk'ako kari nk'uko bakavugaga apfa kuba yahashimye. Ahakurikiranye ibintu yagombye kuba ushaka. Ubundi nanjye nkajya gutura mu nzu nziza nkumva uko Yesu agira neza. Ibintu umuntu yabaga yifite nk'agataka ahantu kandi munsi harimo ibuye, rero umuhanga akaba yabimenye akaza akagukubitira mu kagunira. Oya n'uwakoze itegeko niko abigenza, arakubwira ngo ubutaka ngo biri munsi y'ubutaka ni ibya leta, wowe burya ibyo wemerewe ari hejuru ubanza n'imyumbati akarikera kuko ijyamo hasi mu butaka nawe bazatubwira ko ari biti byo hejuru n'amababi hanyuma imyumbati ya leta. Abantu bakora amategeko ndabakunda gusa, ariko abanyeshuri babakuje mu ishuri haracyarimo ibibazo kandi ubushize twakivuzeho. Abanyeshuri babakuje banze twumvije babakuzeho birangire. Yewe mfite ikibazo buriya n'ubundi iyo amanota amaze gusohoka habaho igihe cy'amezi abiri, nta nubwo ari umunsi umwe cyangwa icyumweru cyangwa bibiri, habaho igihe cy'amezi abiri cyo gukosora
ibishobora kuba bitaragenze neza. Kubera iki? Bituruka ku mpamvu zitandukanye. Turacyakoresha uburyo bwo kwandukura amanota, twandika umuntu, kuba umuntu yakwibeshya birashoboka. Buri icy'ingenzi ni uko ya manota umunyeshuri yakoreye adahinduka. Naho ibindi kuba ushobora kwibeshya ugashyiraho IRB bitewe na settings washyizemo nabi, icyo ngicyo nicyo gihinduka ukabona habayeho changes. So birashoboka rero igihe cyose bigaragaye ko hariyo uko kwibeshya bigomba gukosoka. Ni nayo mpamvu twiha cyagiye cy'amezi 2 mbere yuko certificate z'abanyeshuri zijya kuba printed kugira ngo bazihabwe. Nta cyabaye kidasanzwe kiba uko byagendaga mu myaka yashize, ahubwo n'ubu niko bimeze, ahubwo bisaba yuko duhindura ibyari bisanzwe. Ngira ngo yenda n'icyo abantu bifuza, ku buryo twizeza yuko umwaka utaha ntabwo amanota azasohoka nk'uko yasohotse kubera iryo koranabuhanga dushaka gukoresha. Navuze ko icyabaye kidasanzwe ni uburyo kubaza uko amanota yawe yasohotse byatandukanye. Muri iyi minsi turagenda tubibona, umuntu ashaka kubaza ikibazo cye agahamagara abandi. Aba banyeshuri baza hano cyangwa bajya kuri NESA, ujya kumva kuri telefone bari kubahamagara bagenzi babo ngo namwe nimuze, namwe nimuze. Kandi mu gukora ikizamini umuntu akora ku giti cye. Niba ushaka kugira icyo ubaza ku giti cyawe, ahubwo kuba barabikoze muri group ari abanyeshuri benshi nibyo byabaye nk'ibitanga isura yuko hari ikibazo kidasanzwe. Ariko mu by'ukuri nta kibazo kidasanzwe, kandi nk'uko nakubwiye abatazanye n'abariye basanzwe n'abamenyereye nuko bikorwa, n'ubundi bakomeza kugana NESA. Abana babakuje ariko nyakubahwa rero minisita agewe hari ibintu muvuze ntumvise neza amanya batabashije gukurura. None se aravuga ngo icyagaragaye, ngo impamvu hagaragaye umubare munini, ngo umwe araza kuri NESA yarangiza agahamagara n'abandi ngo namwe muveyo. Ubu tuvuge tubite inkunda rubyino kuko baza kuhatumwa ibyo baza nta mpamvu bafite. Ubu ngubu nahamagara mani twarakorera n'ikizamini cya leta ngo nawe ngwino adafite ikibazo akaza. Nuko mba narakubwiye ko mfite ikibazo, nge nahagera nabona ko bishoboka ko bankorera nkagikemura, ndahita nkumenyesha ngo none minisita we yabonye ko ari kuba inkunda rubyino n'ubugwiza murongo gufata iyo tike agatega akaza ahantu agafata uwo mwanya. Urashaka kumbwira ko kandi abana barimo baza hariya bose nta nubwo arabo muri Kigali gusa. Nude no muri Kigali nkunda gutanga urugero rw'akagari kamwe kari hara mu murenge wa Kigali kitwa Rwesero, inyuma iyo hirya hafi na Kamonyi hirya cyane. Ubu umwana uhatuye afaturwa rugendo rimwe na rimwe akanaza n'amaguru kuko ako kagari nta n'imodoka zigera muri za public transport. Aya mabisi atwara abantu nta yagera. Moto nayo kuyibona biragusaba kuyihamagara kuri telefone ukaza kandi nabwo ntihagukurira amafaranga y'umusha bitatu cyangwa bibiri. Ubu tuvuge ko umwana avaho hantu akagenda n'amaguru kugeza igihe ari buze kuza gufatira bisi ku giti cy'inyoni kubera kuba inkunda rubyino kuko nta kibazo afite. Hari n'ikindi kintu ugomba kubanza kwibaza, ndetse ko mu bihe byashize abana batasabaga kwerekwa amanota yabo nk'ubu ngubu. Ahubwo jewe icyo nibaza nyakubahwa minisita, ubundi muratinya iki ko ntacyo mwikeka ko mufite mwayaberetse. Ubundi baravuga ngo uhakana ubugore aragarama. Niba muzi ko nta kibazo mufite mu mikosore mwereke abanyeshuri amanota yabo babirebe, nibasanga ari uko bimeze, nibafata eshasiyo 3 4 5 bagasanga ni ukuri nkuko bahamagarana bavuga ati nimushake mureke kwivuna n'ubundi turi gusanga ari bakabihamya kubera ko nuko na minisita bivuga aravuga ngo umuntu ni uba warakoze ikizamini. Rega nyine umuntu abazi ibyo yakoze akurikije ikizamini ukuntu cyari kimeze n'ibyo yakoze ababizi rwose. Twagize amahirwe igihugu gishora menshi kugira ngo abantu twize kuko ari igihugu cyashoye amafaranga. Intebe z'ishuri rero twazinyuzeho, twakoze ibizamini byinshi bitandukanye. Umuntu abazi ngo iyo nakoze ikizamini biba bimeze bite, asohoka afite ukuntu range yikiramo we. Iyo resulta zije ukabona ukubiswe n'inkuba aba bana koko no ikibazo aba video nahoze mbona no ku ma social media abana ni benshi, bamwe urabona ko banishwe n'inzara. Ubu umuntu yahaguruka iwaba adafite nayo kuza kunywa amata kubera inkunda rubyino gusa kubera ko nta kibazo afite. Erega mabi ikintu ni kimwe, niba bazi ko ibintu bakoze
biri kiriya nta kibazo ku mwana ntibabimuhe babimwereke ati dore buryo urimo urarekarama ibintu twatunganije ndetse tuvuge ko ari ikibazo badafite umwanya badafite abari buze kubaha ayo manota ngo bagere bayabasubiriremo ni ikihe kibazo kiri gutuma batayabereka bakabwira ko ari bizima yaje mu bakosoye hanyuma irya manota y'abana yari ibisubizo by'abana oya reka tuvugishe ukuri nimutubwire niba covid yarariye ibisubizo by'abana basubije akaba ariyo mpamvu bitari kuboneka tubimenye ahasigaye umuntu witwa covid iki si cyaba ari icyorezo cyaba ari akaga none se ko barimo kutubwira ngo umwaka utaha nibwo bazabikosora n'ubu bari gutanga icyizere cy'umwaka utaha bivuze ngo muri uyu nguyu ariko shaba abana reka mbabwire ni ukuri aba bana bakoze ibi bizamini bya leta muri kondisiyo zigora nimubababariye none n'amanota asohoke nibafatanya n'ibihe banyuzemo uribuka kandi kantu gashobora kuba kanabapusa kugira ngo bajye kwaka aya manota hajeho akantu kitwa gusibira oya gusibira byo bariyakiriye sinabo bonyine basibiye nyine icyo ndi gushaka kukubwira umwana azi uko yakoze reba retari bagize kubera iki cyorezo twabamaranye amezi 11 turi nurangiza umubwire ngo ugiye kongera undi mwaka kugira ngo urangize urumva we kuri we ni nko kumwica nubwo arabafasha imyaka 2 ipfuye ubusa oya erega cyakoze bafite amanota make pe abona bashije no kubona naye nabonye bafite amanota make bagiye bagira rwose niba bazi yuko iyo covid itari ibisubizo by'abana bakaba bazi ko abarimo bakosoye nta kibazo cya covid bari bafite bakaba bazi ko ntacyo biceka nibaha abana amanota yabo uko arahari niba yagaragaza ikizamini muri kondisiyo zibabaje abana bakoze bari mu kato ariko wagaragayeho covid buri misi akoraga ari mu kato wakoraga uri mu kato nyine uzi gukora wibona uri wenyine ahubwo urimo kuvuga ngo nubwo ndimo kugikora nshobora gupfa urumva rero ko kondisiyo bakoreyemo ko byagenda kose bashinzwe kureberera abana kandi no gutuma bumva batekanye niba bibahe rwose minisita we kabishwa ari n'umubyeyi agahinda k'abana arakumva ni ukuri nabatega amatwi nabumve be kugira agahinda bagize ku mwaka wa covid uburyo kumara ku ishuri amezi 5 utagira abantu uzi ko ugiye gukora ikizamini cya leta umuryango utemerewe kukugeraho ntibari bemerewe gusurwa ntibari bemerewe kugira guteka uribuka ko bino bihe bya covid sirtu kuri bano bana bakiri batoya kuri bo babibonaga nk'ibihe bidasanzwe ku isi hashobora no kuzamo ihamu ahubwo se wabonaga ari ibisanzwe buriya hari umuntu warakubiswe bitewe n'ibintu yagezemo bageze baravuga ngo begera abana nicyo kintu cyari gikaza abonesheje amaso ye ubundi umunyeshuri ugiye gukora ikizamini cya leta umuryango umuba hafi mukamusura mukamugorari mukamugezi n'uburi umugeni muzehe yaravuga agatura umugeni ari ibintu nemerewe gukora yaravuga ati ntidushaka parapara none bakoze muri kondisiyo zibabaje zigoye gutyo zivunanye none n'utunota twabo mwanze kubareka ngo wumve ko nyine ariko bakoze ngo ni amashira kinyoma ariko ndabona i Muhanga aho ngo gitifu w'akarere ka Muhanga yarimuriwe muri Rurindo gusa mu nkuru harasekeje hari hasi cyane niho barimo bavuga rero ngo abakozi ngo b'akarere ka Muhanga bo ngo baravuga yuko ngo uyu mugabo yari afite ngo bamwe mu bakozi babwiye iki gitangazamakuru Umuseke ko yari afite ijambo rikomeye ku mitangire y'amasoko mu karere kuko ngo uwo yashyigikiraga ari we watsindiraga isoko kuko yagiye abipfa n'abakozi ndetse na bamwe mu bayobozi bafite amasoko mu nshingano kugeza bamwe muri bo basabye ko yakwimurirwa ahandi abandi muri aba bakozi bavuga ko mu minsi ishize hari abo yambuye zimwe mu nshingano batangiye kugaragaza imicungire mibi y'umutungo w'akarere cyane mu mitangire y'amasoko hanyuma rero mu kiganiro uyu muyobozi we yagiranye n'Umuseke akavuga ateka kwimurirwa ahandi hani ibyo ni ibisanzwe gusa hasi aha hariho ibaruwa rero yanditswe na Honorable Minister Gatabazi imubwira ngo urasabwa kujya mu karere ka Rulindo kandi guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ukajya uhemberwa mu karere ka Rulindo umushahara wawe niwongere ugakurwa mu bakozi b'akarere ka Muhanga gusa ibyo bindi twagarukaga nimugoroba kuntu abantu rimwe na rimwe abayobozi bagenda ugasanga nyine ntibakorwaho ntibashaka ko hakurikizwa amategeko murumva nk'ahangaha mu masoko urumva ko yari yarababangamiye gusa wa mugani iyo habaye ikintu nk'iki kugira ngo bakwimure mu karere kamwe bakujyane mu kandi gitaraganya nka gutya ibaruwa uyibone nimugoroba uhita ugenda harimo akantu haba harimo
harimo akantu rwose harimo akantu byo nta ariko rero rega ariko gusa buriya yewe ikintu nkunda kuba bamuhindura kuri kimwe nabwo n'andi mahirwe baba bamuhaye ubundi uramutse unaniranye n'urugero bagombye kukubwira baticireho turabona bitazashoboka ariko kongera kumuha andi mahirwe bakamubwira ati ntacyo none ujya kugerageza no mu karere ka Rulindo nawe akwiye gukuramo isomo akavuga ati ariko ubundi hariya ni iki cyari cyarananiranye ni iyihe myitwarire nagize yatumye wenda ntabana neza n'abakozi akazi kadakorwa neza none hagiye ayo mahirwe ya kabiri ahawe akagenda noneho agakorana neza n'abahasanze akagerageza gukosora bya bindi byarigiye bipfa byagiye bituma akazi kicwa aho ugasanga n'ubundi agezeho ashatse kongera kuba kibambada tukiri rero muri Rulindo ho ndabona ngo rwiyemeza mirimo ataka igihombo cya miliyoni 140 kubera abaturage babagira inyama ku gasozi uyu rwiyemeza mirimo yatsindiye isoko ryiri bagiro ryubatse hariya ngo umuntu ni kuri base ni base niho bari mu murenge wa Base aho ngo ryari maze igihe ridakora nyuma yaho ryaje gufungurwa ariko bakavuga ngo rifite ubushobozi bwo kubaga ink'ijana mwakabyara ku munsi ngo none babaga ariko ntibajya ngo barenze ngo none se kandi abo ku munsi w'isoko ubwo inka 100 hariya kuri base bazazibaga bazivanye hoya baravuze ngo ryo rifite ubushobozi bwo kuba zabagwa ziramutse zikenewe zabagwa none se igihombo arimo gutakaza harimo kuvuga ko batazizana ngo bazibagire hariya mu ibagiro bo bakazibagira mu rutoki ahubwo tubanze twibaza ari igihe kuba zaza hariya bizamura ibiciro by'inyama ahubwo nanjye nahoze nibaza za zindi za Nyabugogo zose barazijya bazipakira ze bazijyane kuko ink'ijana mu murenge wa Base koko zizaboneka muri Rulindo se ubwo ahubwo zaboneka ahantu noneho icyo ni kimwe niba kuzizana ubundi ubwo bizasaba ko n'ubundi izo nyama bazijyana n'ahandi hirya no hino bazijyana n'ahandi ariko hari agakoryo Minisante buriya yakoze Minisante yo yavuganye n'umushoramari utwika imyanda yo kwa muganga baricara baranegosiya isoko barabyemeranya bamutegeka ibyo akora ukuntu agomba kubaka aho hantu hatangiza ibidukikije kandi hazajya hatwikirwa imyanda yo kwa muganga irangije Minisante yo ihereza iyo kontra ibitaro n'amasantere de sante ntimwemerewe gutwikisha imyanda ku wundi muntu uwo ari we wese uretse uyu sofu ako gakoryo rero ariko ni sawa isabira no kubaka ikintu gikenewe ifatanyije na RAB n'akarere ka Rulindo n'intara y'Amajyaruguru mujye gukopera muri Minisante ukuntu babigiye ariko n'ubundi uyu rwiyemeza mirimo ari kubashinja ko hari amasezerano bari bafitanye yuko imirenge yose uko ari icyenda izajya izana aho ngaho ubwo icyananiranye ni ukuvuga ngo ayo masezerano bayasinye badafite uburyo bayashyira mu cyaro ku rundi ruhande twirira inyama kuri Noheli no kuri Bonani duhera mu kwa mbere dutanga igiceri mu tukazagarika ikimasa kuri Noheli no kuri Bonani bivuze ngo mu yandi mezi rero ubwo bimasa wenda ubwo navuga ngo akazi uzakabona kuri 24 azagakura ese bwo ko no kuri 30 iyo nkaba bavugiye gute hari abasaza bayirangeza munsi y'urutoki nyine nicyo kibazo wenda katuvuge ko icyo gihe azaba habaye ubukangura mbaga wenda bizakurikiranwa hari nibwo turya inyama abenshi mu cyaro regubuze ushobora gusanga urwiyemeza mirimo ni umunyamugi abona abanyamugi kurya kugira ngo njya gakoko binzaba kujya kukabagisha aho cyangwa se kwira kukagura aho ngaho aho bagacuruza bakabagishije muri ubwo buryo nyine bwa kijyambere ariko mu cyaro agakoko kawe uragafata ugahita iyo ufite inkone hariya ukavuga uti iyi ngiyi tuzayirya ejo bundi umva abasore beza bahita bakuraho abantu bakirira ubwo rero imibereho y'abanyacyaro n'iy'abanyamugi iratandukanye rwiyemeza mirimo niba uri umunyamugi umva warashe imbogo none urashaka kumbwira ko hari ahantu ufashe iki nibura iyo bambwira wenda ngo ifite ubushobozi bwo kubaga inka nibura nka 30 nazo kandi izo nka 30 muri Rulindo muri Rulindo kereka aho bavuze ngo intara y'Amajyaruguru yose ajya yigaburira wenda ntabwo ari n'ahanini cyane ku buryo bavuga ngo bari mu mujyi abenshi batuye mu bice by'icyaro ko tuzi ko ubundi mu cyaro nzi ko ntawe ubaga veterineri adahari nanone kuki bitahera aho ngaho wamuganye nisake yiwanjye se abanza kuza oya ndi kuvuga ihene ihene mu cyaro ego komana veterineri ahagera kwa bujya ku cyokezo iyo iri bujya ku cyokezo akugwa nabi
ni ku cyokezo nyine ariko rero bashobora kuba abana batumaho ubwo rero cyane nkavuga ni inka zarwaye inka bajya kuyigarika ikarinda iribwa igashira n'uruhu rukagera ubwo barukoramo inkweto cyangwa umukandara gusa ngo abagura impu baravuga ngo abaturage kubera bazibagira ngo impu barazangiza bazibaga nabi ariko byose azahomba rwose pe rwiyemezamirimo we keretse n'uvugana n'umujyi wa Kigali nawe ukajya ugufasha bakagusayidira hari n'ikindi kintu nigeze kumva mu baturage bavuga ko ngo inka yabagiwe muri ano mabagiro ngo itaryoha ibyo ni ukubeza uzi logike bamaye dore ubutaryoha zino zibazana Nyabugogo zimara icyumweru zitarisha buriya bazibaga zarishwe n'inzara none se ubwo inka yishwe n'inzara yaryoha gute indi logike bamaye ngo ukuntu yigutura rimwe urumva ngo imashini sinzi uko ibikora ngewe ngo bituma amaraso yayo adakwirakwira mu mubiri ngo kandi ngo niyo mu buryohe bayishyiramo inyamukwazo byo usanga nyine hari ibyo twari dusanzwe tumenyereye azakubwira ngo akagori ka nyirakagori ngo niko karyoha iyo kokeje n'udushyimbo twa nyirabukara oya byo birabiha biragatsindwa akungo gakuze ariko karyoshya imboga ariko ibintu byose biterwa n'akamenyero ndakubwiza ukuri ko hari umuntu waha ibiryo byo mu cyungo ntabishobashe kubera ibiryo byo mu cyungo bifite impumuro yabyo ukuntu hari umuntu rero waha ibiryo byo mu cyungo ntabibashe akumva birimo impumuro imeze ukuntu ariko ngo Rubavuho binyuze mu mirenge sako miliyoni 174 y'ikigega nzahura bukungu abakora ubucuruzi buciriritse n'ubwambukira inyuma umupaka rero bagiye kuyabasabagiza kubaremera ariko reba ikintu gisekeje ubuzi ngo bitewe n'umubare w'abatoranyijwe ko baravuga ngo mbere ya covid kuri petite barriere ya mupaka wa petite barriere ngo ku munsi umwe hanyuraga abantu 40,000 bajya nyine mu ubwo bucuruzi buto buto aya mafaranga yafashe ugahita uyagabanya abantu 40,000 dusanga ntacyo bazafata bayavuze gutyo bakaba bati ni miliyoni 174 ariko ntabwo bazayahaba bose none kandi asaba akora ubucuruzi se bworoheje ubuzima bi rega umuntu agenda akemura bikeya uzi ko ugiye uha buri muntu kuri aba bantu 40,000 ni 4,350 urakoze nyine ubivuze ubivuze ikiro cy'ibishyimbo kitahira uvuze nyine nikikwereka ukuntu amafaranga make bitewe n'akenewe bitewe n'abantu bayakeneye gusa icyo umuntu ashima urabizi iki kigega nzahura bukungu ngo ni economic recovery fund iki kigega nzahura bukungu bwa mbere nabyibuka minisitiri w'intebe akivuga ukuntu nyine covid yari kiri muri bya ishyushye ikaze abantu baranihebye batazi ko ubuzima buzigira bwongera kugaruka ariko mu kugishyiraho batangira bavuga nyine bakavuga ngo amahoteli ayiwe nese amahoteli buriya ararwamo n'abantu banga yego ba nyirayo wenda bashaka kuba inyuma yayo hari ishene ndende yabo bafasha nyene amafaranga ava muri amahoteli ageraho ariko abantu bakunze kureklama kenshi bavuga bati abantu bo mu bucuruzi buto nibo bajegeye cyane kuko bo barariye barya n'igishoro niba banirwanaho buryo bafata amakredi bikemera oya usibye no gufata kredi wenda uko nyine basanzwe ari n'ingagari wenda covid yamuvangira ariko ugasanga niba hombye miliyoni 10 nibura ku ruhande hari ahandi hari izindi 10 ariko ndiho wari bifite igishoro cy'30,000 gusa cyangwa 50 yarakiriye yaranaguza ahubwo kiranaguza urumva rero gusa ikintu nge nashimyemo kuba nibura noneho iki kigega nzahura bukungu kirimo kimanuka kikagenda kikagera mu bantu bo hasi ariko byo ukurikije umubare wayashaka niba bagabanya ntabwo bazayaba bose uko buri kose batangiye bagerageze ni ikiro cy'ibishyimbo ku mugani wa mani abo bishoboka kandi babitekereza inshuro nyinshi cyane ariko rero ni Rusizi disi ngo abahinzi b'icyayi barataka ifumbire neza ngo irabahombeje kuko urumva baragenda bagahinga bagafata amafumbire barangiza bakazasarura icyayi bakakijyana hano kuri izi nganda z'icyayi noneho zo zajya kubahemba zikabanza gukuramo amafaranga y'ifumbire ngo noneho uri gusanga ngo ayifumbire arutayo yinjije hamwe na n'ubwo yamaramo ku buryo ahubwo ngo hariho n'ibyo bita ubwasisi bajya batanga ku mwaka ubundi ngo bajyaga bafata 80,000 noneho kubera amafaranga y'ifumbire amadeni y'amafumbire ari menshi 80,000 babigabanyamo kabiri buri wese bamuha 80,000 ngo n'amadeni y'ifumbire ntiyashira kandi baracyakeneye nanone ifumbire kuko ngo ifumbire itabonetse nta musaruro waboneka ukurikije uko bataka rero noneho ukurikije uko bataka bigaragara ko yankunganire tujya twumva leta yagiye ifasha mu yandi mafumbire wenda yo mu birayi ibigori mu ifumbire yo mu cyayi ho nta nkunganire kandi noneho mabi nituvuga icyayi mu Rwanda icyayi ni icyayi
icyayi tugihingira kukibonamo amadevize. icyayi ni icyayi mu Rwanda. None twibaza iki cyayi niba kidashoboye gukiza abagikora kandi ari cyo u Rwanda rutegereje gukiriraho. ahubwo nyine u Rwanda rwo ruzakira kuko uruganda ikiro kiraboneka cyane ko nayo rurakibona icyayi kiba cyabonetse. Ariko uyu muturage ikintu gikiza igihugu niba kitari gukiza umuturage, kuko uruganda rw'urumva ntirwakora ikosa yo kwibeshya ngo ruhe amafaranga benshi abaturage, ntabwo bishoboka. Nguvuga ngo barabakanda byanze bikunze ayo madeni bajya baguma bayifumbire mwongera ideni, nawe uzana icyayi bagukata amafaranga ubura utahana mu rugo, uzana icyayi cy'ibihumbi 20 ufitemo ideni ry'ibihumbi 80 ry'ifumbire, bakubwira bati turaguha 5 byo kujyana mu rugo, 15 birasigara byishyura ifumbire, kandi nanone urubu utabazaguha indi uri ko byo. Ariko komeze bigereke kubindi kubera abandi ubwo n'ubucakara n'ukuri kw'Imana. Ye baba data we mbega ibibazo ufite buri gihe uraza uzana icyayi kubera ko urudeni ari runini rw'ifumbire rwanze kurangira, noneho bakagukatiraho udufaranga duke gusa tw'intica n'ikize tutajyana n'umunyeshuri ku ishuri, bakakubwira ngo bari butwubutwaye kandi uzongera guhinga. Ahantu niho uzasanga hari ikibazo gikomeye. Dufite icyayi kiryohera amahanga yirirwa yirahira, sibyo? Ariko twebwe ba nyiracyo ubwo se urumva nibo uwo muturage ateze kuzakinywa. Kandi kibabaje ariko ntashaka ate kukinywera icyayi n'icyanyo mwebwe babakire, ntabwo gifata mu nda mana ariko bite byawe. Ubwise icyo nshatse gusobanura amafaranga bamuha nta nubwo yashobora kugura n'agatibaga. Oya nibive no muri ukimugurira warunguka cyane. Ariko uziko kunywa icyayi bihenze, urefata ikiro kimwe cy'isukari cyakoza icyayi kingana iki cya mukara. Ariko niyitekera igikoma cye cya soya n'ibigori nta nubwo ari bukenera isukari. Yes, erega umuturage akeneye gukora ibintu bituma nukuvuga akeneye gukora ibintu ku mafaranga make kandi akabonamo ibyo yashakaga byakabaye biva mu bintu by'amafaranga menshi. Igihingwa harya bakita mbaturabukungu ngengabukungu nuvuga ngo kigenga ubukungu bw'igihugu. Nuvuga ngo nyiri kugihinga nta bukungu akibonamo. Iyaba nibura yanayigihingaga bagakatamo ifumbire basi we udusigaye bivuze ngo iyaba yagihingaga nta nyungu n'imwe kiyifite. Ayo yasoromeye ayo yazaniye wenda muri sezo runaka tuvuge niba ari 30 wenda n'iryo deri ry'ifumbire rikaba ari 30 gusa bigahwanira. None akabeswaho n'iki arimo nyine ako mabira uranyumvira mabira nawe umuntu yazabaho ubundi ibi birutana. Noneho we arasoroma icyayi cy'ibihumbi 30 afite kumwica mu mutwe. Nuvuga ngo ufite 50 wowe iyo 30 nta kibazo, harasigaramo 25 tugukubita 5 ugenda ubonye ukuriye. Urumva ibyo 5 nibyo bihora bimuhumya amaso agahora akora. Uzi ko atekereje nk'uko ndi gutekereza yahita bivamo, umva yarara bivuyemo yagenda akakirima cyose niba hajyamo imyumbati ntabwo abyemerewe ubwo yakireka akavuga ati ubuhinzi bw'icyayi ntabwo bushoboye. hategetswe banawe kandi abahinzi b'isi kugira ngo tubeho ibi byose tuba twiryagaguramo turi i Kigali kuvuga ngo 80% tubayeho kubera n'ubuhinzi tubayeho kubera abahinzi bari hari, ariko banyakubyara mufata ibyemezo by'abahinzi b'icyayi ntaciye n'izamu. Hari ikintu ni ukuri iki kintu kije kinatabwaho cyane. Ubundi niba rwemeza imirimo ari hariya agiye kwagura bari abaturage bari hariya, siko batubwira ibi bikorwa batuzanira, izi nganda batuzanira nizo guteza imbere abaturage. Uriya niba hadakurikiranwe ngo mumenye ngo se wa muturage twohereje hariya yaba yarateye imbere, burya tuba twakije. Kuko urumva uko akora bamuha utuntu two kumuma mu maso ntacyo baba bamuhaye, nta kintu bamuha. Abaturage n'abana beza iyo bamuhaye bya 5 aravuga agira ngo nibyo yakoreye. Reka itagenda akaguramo nk'ikiro cy'inyama bya biri zimwe twahoze tuvuga zo kuri base uri kumva niba atari zo kwagira basare. Noneho yarangiza akaza mu rugo bateka inyama nk'uwo munsi ati icyayi cyane kumbe ntabwo yahembwe uwo munsi, ntabwo yahembwe ahubwo bamugurije. Ni ukuri ibi bintu byitabweho wabyiteho. Yes. Aha iby'abahinzi byo rwose ari ikibazo ntibishoboka, nabonye batazoroha. Nk'ubu hari nk'aho mu birayi ujya kubona ukabona kuri abaza gupakira nka barwimizamiro baje gupakira wajya kubona ukabona barashyize ku munzani mu gihe bari kuganisha ku biro bya nyabyo bagahita bamubwira ngo
ibiro ni ibi n'ubu ngo ntabwo bemera ko ubwo niba ari bupakize nk'imifuka 20 cyangwa 30 tone 3 ni ukuvuga ngo wasanga bamwibyo nk'ibiro nka 80. oya ntabwo ari ibyo mabi ntabwo uzi mu muceri rero uragenda abaturage benshi ntibazi gusoma no kwandika iriya minzani ntubabwire wabona baterekaho bibaranze wabaza umuturage ati se umusaruro waba warabonye nko mu muceri ugereranije nko muri iki gihembwe wangana ati urabona bino bifuka 2 ati ngenda bifitemo 5 abo buramuzi guhinga bivuna yakubwira ibiro yakuye none reba umuceri ukuntu uvuna buriya nta gihingwa kigora nk'umuceri icyo bita kuvuruga mu gishanga ugiye gutera umuceri ugasanga bino bifuka bijyamo ibiri ijana umuceri uraryana kuwugosora no kuwuhura uraryana ni ukuri guhinga umuceri abantu babishinzwe oya guhinga kose none se guhinga ibirayi muri ariya makoro byonyine no kuyagenda mu gihe nigeze njya mu makoro nigeze njya mu makoro byonyine no kuyagenda bo byari byananiye ari ntambaye n'inkweto ari umuntu waho wajya kudutera sitori adusetsa atuzi ko duhinga dupfukamye kugira ngo utagwa kuko umusozi uba uhanamye gutya ariko hari imisozi njya mbona we aho bahinga ingano we ubona batahahinga rero ni ukuri oya abahinzi baravunika reka nisabire iki kintu ababishinzwe izo modoka ziza gufata ibyo birayi bakaza bwije kugira ngo ariko nyagasani mana yanjye ugasanga araje nka saa 12 saa moya umuhinzi yabyutse aza kubikura yapakije biri ku muhanda neza imodoka umuhinzi yabona ibifuka ati ndibukuremo nka tone enye bakavuga ngo zibaye 2,700 burije ndashaka gutaha kuko urumva niba bibaye nka saa 3 ariko kiri mu gishanga abakeneye no gutaha imodoka rero ikaza ikerewe kugira ngo noneho babafatirane ariko iki kintu ariko cyane ejo bundi numvise bakivugaho igihe twavuga kuri ya nkuru y'ibiciro by'ibirayi bagikuyeho ikintu cyo kuzaza baza gutwara ibirayi nijoro akaza akerewe ku buryo nyine uko urumva niba umuntu yahiriwe yiriwe ku muhanda ategereje imodoka ikaza mu masaha ya saa 2 ngewe ndisabira ikintu abahinzi ni mu baveho tujya kwirebera uko inzego bireba bamba bareba kabyara abahinzi nibo badutunze ongeraho ngo bo kabyara abahungu n'abakobwa ni ukuri babyara ihungu n'abakobwa bazabyara ibitsina byombi abahinzi nibo batubeshejeho ariko nujya kureba abantu bakora umwuga w'ubuhinzi nibo bakene babaho cyane baravunika pe ahubwo usigaye usanga hakira abandi ba perezida b'amakoperative babizanamo none si bo bavugana nabo bakata ibiro niba umuntu yasaruye tone 3 bakavuga ngo zibaye 2 n'igice izo biro 500 amafaranga yabo ntabwo ni ukuri haze uburyo bwo kurengera umuhinzi reka jya tujye kwiyumvira ibyo mu butabera ukuntu mu nteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite ejo byari byifashe hanyuma turagaruka nyuma gushyiraho ingamba z'igihe gito zigamije kugabanya ibirarane by'imanza mu nkiko bigaragara ko bikomeza kwiyongera kandi intego y'igihugu muri 2023-2024 ari uko imanza z'ibirarane mu nkiko zizaba ari 3% mu gihe ubu biri kuri 48%, bigakorwa mu gihe kitarenze amezi umwanzuro wa kabiri gukemura ibibazo bigaragara mu mikorere n'imikoreshereze ya ISMS bikurikira abahesha b'inkiko batari ab'umwuga batarahugurwa mu bijyanye n'imikorere n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga Integrated Electronic Case Management System yifashishwa mu kurangiza imanza. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge batarinjizwa muri ISMS mu rwego rwo kwihutisha irangiza ry'imanza mu ifasi bakoreramo. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bimurwa mu mirenge bakoreramo ariko guhuza izo mpinduka mu kazi n'ibiri muri ISMS bigatinda ku buryo usanga bamara igihe bakira imanza zisabirwa kurangizwa mu mirenge batagikoreramo. Ibyo bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 6. Umwanzuro wa gatatu byo gutwara amafaranga mu ntoki komotse ku bikorwa by'imanza. Ibyo bigakorwa mu gihe cy'amezi 3. Umwanzuro wa 4 gushyira mu buhuza hagamijwe kugabanya imanza zitari ngombwa zitagombye kujya mu nkiko. Ariko mu gihe bahuraga na bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge bakaba n'abahesha b'inkiko bataraba umwuga babagejejeho imbogamizi bahura nazo mu kurangiza imanza harimo
n'uburyo butanoze cyangwa butabashoboye gushyira mu bikorwa itangwa ry'indezo mu gihe abateye inda badashaka kuzitanga ku neza. Bavugaga ko rero ushatse atanga indezo, utabishatse ntayitange, hakaba ubuhari bwo kurangiza izo manza. Nagira ngo mbaze komisiyo niba baba bagiye na nyakubahwa, kubera ko iki kibazo gishobora kuba ari ikibazo kinini n'umubare w'abana baterwa inda zitateguwe, ubwo hakiyongeraho n'abandi batera inda ntibashobore indezo. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker ko mu ijambo. Mu manza zitarangizwa cyangwa zihute gukorwa harimo izo abangavu abana baterwa inda, ariko niba minor person aburana nande uko ari umwana muto we aburana nande aburana ati, kuko hari ibibazo byo guhishira abateye abo bana inda, kikaba ari ikibazo gikururuka ari umwana yabyawe uburyo budateganyijwe akagwingira, kikaba ikibazo cy'igihugu, wawundi agata ishuri cy'igihugu, uyu minor person ubundi aburana nande. Ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri ni inclusive justice. Mu kurangiza imanza ahanini usanga n'abazirangiza badafite ubumenyi uko bari bubigenze, akarengane bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa kutavuga, isambuye aho bayipimye ntahabona ntahazi, najya no kubaza bagatangira kumwita ya mazina, aho ngaho tukahabona ikibazo cy'ubutabera ndetse n'amaje tuba dufite muri tuya turere atanga ubutabera bufasha, narwo ururimi rw'amarenga ntarwo bazi ndetse nta n'ubwo bafite uko babasobanurira, ugasanga rero ni ubutabera butari inclusive. Icyantangaje muri raporo usanga yo kurangiza urubanza na mu ntoki aje ku giciro cyazwi, akaza afite inyemezabwishyu beresoma, ariko kuyatanga no kuyanga mbona ari icyuho umuntu yayiriye cyangwa agashinja ko yariye ibya leta. Sabye ubuvugizi ku kibazo cy'abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, usanga benshi muri bo bataregera indishyi, kandi koko nk'uko tugenda tubibona ahantu hatandukanye mu byegeranyo by'imanza, usanga ko hari imanza nshinjabyaha ziburanwa ku bakorewe ibyaha nk'ibi, ariko ugasanga abaregeye indishyi ni bake. Nyakubahwa Speaker, nkabona ko n'impamvu baba ikurikirana cyaha riba ryabaye ku rwego rw'ubugenzacyaha no ku rwego rw'ubushinjacyaha, ariko bikarangira uwaregeye indishyi nta na hamwe urwo rugendo kugira ngo n'ikirego cye cy'indishyi kizamuke. Ibyo rero bigatuma habaho no gucika intege nk'uko na hano byagaragajwe muri iyi raporo. Nabazaga rero komisiyo ubu buvugizi bari basabwe mu kuganira n'urugaga rw'abavoka, niba hari icyo babiganiriyeho mu biganiro bagiranye na minisitiri ndetse nabo bari kumwe muri kiriya kiganiro na minisiteri y'ubutabera, kuko iki kibazo kidakemutse n'ubundi ngo hashyirweho uburyo ikirego nshinjabyaha ndetse n'ikirego cy'indishyi bizamukana byombi, n'ubundi icyo kibazo nticyakemuka. Nagira ngo numve rero niba hari igisubizo babibahayeho, ko mbona nta handi cyaje kugaragara, niba se byaritaweho muri iriya criminal justice policy, biramutse bikomeje uko nguko n'ubundi aho, kandi nabonye nta hantu cyafatiwe umwanzuro. Ku cya kabiri ni ku biganiro komisiyo y'abahesha b'inkiko, aho bifuzaga kumenya niba yari itegeko rigenga urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rikijyanye n'igihe, bakaba baragaragarijwe ko rikeneye impinduka kugira ngo rijyanishwe n'ibihe, kandi nabo bashimye ibisubizo byatanzwe. Nashakaga kumenya rero icyo komisiyo yanzuye ku bijyanye n'ivugururwa ry'iri tegeko rigenga abahesha b'inkiko b'umwuga, niba hari icyo babiganiraho na minisiteri cyangwa se ahubwo niba hari n'ikigani kugira ngo rijyanishwe n'igihe kuko nabo babyifuzaga. Icya nyuma ni kuri uriya mwanzuro wo gushyira imbaraga mu buhuza. Nashakaga kumenya impamvu y'uyu mwanzuro, kuko mbona n'inzego baganiraga zagaragaje ko mu buhuza bishya batangiye. Nashaka kumenya niba hari aho babonye hari intege nke buryo ari cyo waba ugiye gufasha, ariko kuko nabo bagaragaza ko batangiye kubishyiramo imbaraga, ku bwanjye ntabwo nasobanukiwe neza impamvu y'uyu mwindezo.
ati mu by'ukuri ni ikibazo gihari kigaragara kandi no muri raporo kiragaragaramo ko twakiganiriye n'abo twaganiriye nibaza niba twarakivuganye kuko ari ikibazo kinini mu by'ukuri nk'uko bigaragara muri raporo yeho na hafi ngira ngo nabo twabivuganyeho ariko uko cyagaragaye nk'ikibazo mu by'ukuri kigomba gukemukira mu buryo imyanzuro y'inkiko ifatwa ni ukuvuga ngo n'ibyajya bifatwa mu buryo buri precise bakaba umuntu agomba gutanga indezo ngira ngo ni nabyo birimo muri raporo bigaragara ko iyo gutanga indezo ntibandike aho iyo ndezo bituma haba ikibazo rero icyifuzo cyari ukuvuga ngo mu by'ukuri mu buryo iyi myanzuro yandikwa y'inkiko bijye biba precise ufite ubushobozi bwo kuba yatanga izi bigaragara kandi ko ngo uyu muntu azatanga indezo wenda iturutse aha n'aha ariko banagaragazaga ko hajya habamo n'ikibazo nyine cy'uko iyo byanditse gutyo n'ufite ubushobozi bwo kuba yabitanga ariko bararuhanya cyane ngira ngo mu biganiranye harimo n'abavugaga batari ko mu itegeko rya mbere ryagengamo ikintu cyasaga nk'uko harimo ingingo yashakaga kubwira abantu ngo bakore ibyo bintu ariko nanone mu kwishyira mu bikorwa nabyo baza gusanga bitoroshye ni nayo mpamvu kugira ngo mu itegeko ryasimbuye iryo byavuyemo ikinini cyo twabonye icyo bagiye bagarukaho nuko imyanzuro y'inkiko neza uburyo abazaba bafite ubushobozi bijya bigaragara ngo zabaye noneho ubwo wenda abantu bagasigarana ikibazo kivuga ngo ese abadafite amikoro bo bayatswe bizajya bigenda bite niba byagaragaye gutyo numva nta solution ni ikibazo cyongera ngo abantu bazakomeza kugenda bashyira igisubizo cya mbere cy'ibyemezo by'inkiko ariko haramutse hari izindi mpamvu zatuma bigorana ubwo nyine abashinzwe ngira ngo barabizi kandi bagikoraho umunsi ku wundi nk'uko batugaragarije mu manza zitarangizwa harimo abana baterwa inda akavuga ese mayina aburana nande aburana ate bigenda bite ko birashoboka ko muri izi manza zitarangizwa harimo n'izabo ariko mu by'ukuri ngira ngo muri raporo mwabonyemo yuko abana baburanirwe n'abavoka ngira ngo muri avoka bishimiye batubwirana na minijisiti neza ku buryo iyo habaye umwana uregwa hari uburyo korana na minijisiti ku buryo mu by'ukuri babaha abavoka babafasha ariko si nabo bonyine hari n'uburyo bakorana na sosiyete sivili iriya miryango igaragaramo muri raporo ishobora gufasha abantu abo ari bo bose mu kubaburanira aba bana rero kiriya cyo kuvuga ngo ababateye inda ntibaboneka bigenda bite kuko bijya bibaho ariko biterwa n'impamvu nyinshi nta kibazo bafite mu bijyanye no kuburana ushatse kuburana akaba akeneye umwunganira mu by'ukuri urugaga rw'abavoka hamwe na minisiteri na ziriya civil society zibishinzwe barakorana ku buryo umuntu yunganira cya inclusive justice ikibazo cy'abantu batabona cyangwa batavuga kubera ko bari abantu mu by'ukuri batazi abo ni ikibazo mwanakibonye ko kiri ariko ntekereza ko mu buryo bwo kugikoraho nanone bagenda bagira uburyo bwo kwiyambaza abantu bazi izindimi bakaba babafasha mu gihe barimo bakemura izi manza ariko wenda impamvu tutashyizemo umwanzuro wihariye ni uko nibuka ko mu minsi ishize ngira neza niba yakoraga nibuka ko hari igihe twigeze dushyiramo umwanzuro umwe munini mugari twahaye nyakubahwa minisitiri w'intebe ujyanye no gukemura ibibazo by'aba bantu bafite ubumuga mu buryo bugari niyo mpamvu rero twumvaga atari byiza kuba tukongera tukavuga uyu mwanzuro ari agace kamwe waravugaga mu by'ukuri ibintu bijyanye no gukemura ibibazo by'abafite ubumuga mu buryo bugari byari byinshi byagaragaraga hari bizagenda bikemurwa ariko mu gihe bitarabonerwa ibisubizo muri rusange n'abavoka bemerewe igihe barimo bafasha aba bantu kuba bakwifashisha abantu bazi izindimi bakaba babunganira ikibazo cy'amafaranga yo kurangiza urubanza aza mu ntoki mu by'ukuri natwe twumvishije ari ikibazo twumvaga kitashoboka muri ino minsi ariko mu by'ukuri twasanze gihari twakivuganyeho n'abagifite ariko twanakivuganyeho na minisitiri dusanga mu by'ukuri hari ukuntu iyi konti bashyiraho aya mafaranga ngira ngo iba muri bene iba mu zindi banki inama
ni nayo mpamvu twabishyize no mu mwanzuro ko mu by'ukuri bagomba gushaka mekanizmu z'uko ibyo bintu bitakunda muri iki gihe turimo tuvuga cashless policies, turimo tuvuga ukuntu abantu batagomba kujyana amafaranga, iterambere muri tekinoloji ntabwo ari byiza ko abantu b'intoki. Niyo mpamvu twabigarutseho tukanapoza umwanzuro kuri iki kibazo. Umutekano w'imibereho, iterambere ry'umuturage. Radio Imanzi 105.1 FM. Twese hamwe birashoboka. Yes, ni Radio Imanzi 105.1 kandi uko niko no ku mbuga nkoranyambaga zacu bihagaze cyane rwose kuri Twitter, Instagram, Facebook, YouTube nuko bihagaze. Ni Radio Imanzi 105.1. Ariko hari n'abantu ushobora kufite abantu bari hanze bashaka kudukurikirana. Dufite website ni www GF 105 radio.com. Yes. Radio akadomo.com. Radio nibaza akadomo.com. Saura ko. Yango rero mwabyumvise mu nteko ishinga amategeko icyambere mu byo numvisemo nk'uko iyi komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'abanyamahanga yabigaragarizaga inteko ishinga amategeko mu isuzuma bakoze bari kumwe na minisitiri w'ubutabera cyangwa se n'inzego zikora ku butabera cyane cyane bareba ese kuki hari abaturage batsinda imanza bagatinda imanza zabo bagatinda kubona ibyo batsindiye. Umvishe ko bagaragaje ko abahesha b'inkiko batarabumwuga bano ba gitifu bagize kuba ngo bari busy, ngo baba bafite akazi kenshi ku buryo kari akazi ko kujya kuba abahesha b'inkiko batarabumwuga bibagora rimwe na rimwe, bigatuma umuturage harenganira yatsindiye ubanza ariko akazatinda kubona ibyo yatsindiye. Ikindi nuko ngo bakurikije ikoranabuhanga bakoramo ngo hari igihe usanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge runaka baramwimuye abaturage bakajya bakomeza bakamwoherereza kuko ibibazo byabo babishyira muri system bagakomeza kumwoherereza ibibazo kandi we yarahavuye. Ariko iki kintu ni ikintu abantu bose abenshi bakoresha ikoranabuhanga cyane cyane bafite uburyo umuntu ahabwamo credential cyangwa ahabwamo navuga ngo ni nka identity muri yo kugira ngo winjire muri iryo koranabuhanga. Ugasanga umuntu wenda akora nko mu kigo runaka yari afite uburyo yinjira muri iryo koranabuhanga n'igihe yavuye muri icyo kigo ntibamukure muri system. Ibi byo biri henshi cyane. Biriya bintu uretse ko batarabyitaho mu bihugu biteye imbere bikorerwamo ubujura n'amakosa. Nuvuga ngo uwo muntu abagifite uburenganzira ku makuru ufite uwo muntu rero ashobora kubangiriza kubera ko urabona muri ibihugu byacu muri iki gihugu cyacu ntabwo competition iraba nini cyane cyane muri tekinoloji. Uretse ko icyiza nabibonyemo uburyo basigaye babukoreza systeme z'ikoranabuhanga. Iyo winjiye n'isaha ninjiriye bahita babona ko ari igihe winjiye. Oya ibyo byo rwose bivuze ngo icyo nakoramo cyose ndamutse ninjiye nkagira ibyo nsiba bahita babibona ko ari igihe wabisibye n'isa nabisibi. Wajya kubazwa ibyo wakoze ariko byaba byangiritse muri byakabaye inshurike utabidetingaho cyangwa ntabwo ari ibintu bigoye. Nuvuga ngo admin biba byoroshye kumenya ngo runaka yahinduye institution bagahita bamuhindurira cyangwa bakamukuramo bikagira inzira. Icyo kintu cyagiye. Ikindi kintu bavuze rero kuri bwa bukererwe bw'imanza duhora tuvuga ngo biri kuri 48%. Ubwo ni presque la moitié. Ni urumva 48% nawe bitaniye na 50%. Hafi cya kabiri cyose. Ahubwo kugira ngo iki kibazo kizakemuke koko aba bacamanza abavoka n'iki byose mbona kandi dore haruguru ahangaha hari aho bigira ibijyanye na ya masomo atangwa mu by'amategeko kugira ngo umuntu abe amwavoka. Bizagenda gute kugira ngo iki kibazo kiranduke burundu mu Rwanda? Ikibitera niba habayeho impamvu ituma umunyarwanda agira urubanza ashobora kuba arengana cyangwa se aribyo. Erega burya bombi baba bakeneye kubona ubutabera. Aruza hamwe n'icyaha agatangira no gukora igihano cye mu mutwe we abizi neza avuga ko naratsinzwe urubanza rwabaye itegeko ndimo ndakora igihano cyane. Ariko uzi kubaho ufunzwe mu mutwe wawe hahoramo kuvuga ngo wenda hari mu gihe utarabona imyanzuro urafunze n'ubundi. Yes, ugasanga ushobora gusanga ufunze wowe ari wowe uzashinjura. Yes, uzaba umwere
kandi nyuma yaho nta nicyo babikora cyaba ari ikibazo giterwa nuko ari bake none se reba nk'ikibazo reba nyine nk'ubu ngo reba nahoze mbona nk'ubu ngubu mu nkuru zanditswe uyu munsi handitswemo urubanza rwa basirikare barezwe guhohotera abaturage hano muri Kangondo ariko wabonye ko ubwa mbere urukiko rwa mbere rwari rwabahamye bamwe babahanisha igifungo cy'umwaka abandi imyaka 2 none mu bujurire byabaye amezi 5 n'amezi 6 kandi bafunzwe mu kwa gatatu 2020 uyu munsi 2021 mu kwezi kwa 12 y'amezi 6 n'amezi 5 bahamijwe bahawe yararenze ubwo bagiye kwita bafungwa kandi barayakoze wibaza bizagenda gute kugira ngo kuko urumva nyine wari ufunzwe niba bamuhaye amezi 5 amaze mangaye ntamaze mu mwaka n'amezi angahe ubwo urumva iki hafi 9 nk'ubwo uwo muntu ikintu kiba ari ikibazo kiba gihari nawe bamurekura yaregeje igihe yagombaga guhana kandi bombi hagati y'uwagombaga batangira kubara uwo munsi rukatiwe ibyabanje ntabwo babyitaho iyo utari kuwe bwo barabibara amategeko barabibara niba baguhaye 3 wari umaze bakabikata urukiko byemeza wari umaze 2 batangira bayibariyeho bagahita bakomereza ariko urumva ubutabera bwari bukeneye wa muturage wahohotewe bwari bukeneye abari babukeneye ni societe kuko biriya bintu byarasakuje ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga bati ntago bibaho umuntu wo mu rwego rw'umutekano reka ntibibaho abantu baranavuze ngo nuguhimba bati barabeshya ntibishoboka ariko byageze mu rukiko baravuga ngo koko nibyo ngo bari bazwi mu nzego z'umutekano bagira discipline inzego z'u Rwanda yes urumva nukuvuga ngo na societe yari ikeneye kumenya yari ikeneye ubwo butabera yari ikeneye ubwo butabera ukareka no kuvuga ngo niyo societe noneho na nyir'ubwite kujyanwa mu nkiko nawe yari akeneye ubwo butabera ariko kibaza igihe buboneke nyuma y'umwaka n'amezi magana ikibazo nyiri kwibaza biterwa n'ubuke bwabo wenda umuntu akaba afite akazi kenshi buriya tuvuge ko buri munsi buri mucamanza aba afite urubanza ku buryo noneho biri buze kuba ubuke inshuro bazisubika ese iyo basubitse bagiye mu kandi kazi umva baba bagiye kuruhuka ahubwo banza dufite n'ikibazo wenda hari cy'abantu bakuze mu butabera bashaka kuba nta bajene barimo buri munsi ntago habibya kurya bavuga ngo ni imanza make ariko kumva ngo byasubizwe kabiri gatatu ibi twabivuga tukazamara imyaka 10 tubivuga ariko niba hatari kurebwa impamvu ibitera ni iki kiri gutuma imanza zisubikwa zigatinda ubwinshi ubwo bw'ibyaha niko bazakubwira ubwinshi bw'ibyaha gusa mu myanzuro bavuze bati bakangurira abaturage ibi byo buhuza byo guhuza nyine bave mu nkiko zisanzwe bajye bajya mu buhuza bagana bunzi mbese ikintu cy'inkiko zisanzwe bazibagirwa urumva ariko rero buryo umuntu agana urukiko kuko abona ko ari umurenganure ese no mumuhuza ngasanga ni wa muntu tuzinanye handi inyuma oya ahubwo abunzi baturanaturanye hari igihe naba narayemwimye icupa akaba yanzanze ku kabari nkamwimye icupa akagira urabesera gusa tuzahura urizera ute ko uyu muntu we ari bubikemo cyangwa abana bacu bakinnye bamara gukina wenda kwa kundi nyine hari abantu twigeze guturana nimwe kera noneho umuntu ajya gusiramuza umwana agiye gusiramuza umwana nyine urumva abana barakubagana bakubaganye niba hari wenda atari yaravuga ati uretse kujya gukina mu bandi uzajyayo ari uko wakize umwana nyine yabonye atangiye kugira akabaraga aragenda ajya kwikina noneho undi mwana sinzi ukuntu yibeshye bakinaga futu muri field ntabwo umwana ngiye mpamya ko uwo mwana atabikoreye ubushake nyine nibumva mu gukina amaboko ababuja amaguru ababuja sinzi ukuntu byanze bikunze nagize ngo ni baroda uziko babaye noneho umwana kubera ukuntu yahise ababara n'umujinya yakubise wa mwana amukubita nyine mbese sinzi urumva njyewe nyine ndurumva ndi umugore ntabwo nzi ukuntu ntabwo nzi ubwo bubabare bwo gusirambirwa uko bumera nicyo gise cyacu amahirwe mugira mukigira rimwe mu buzima tubyara umwana umwe gusa noneho rero uwo muturanyi yagiye kujya kuza kumvikana birabananira buri umwe ku ruhande rwe ati umwana wawe ko wari ubizi neza ko atarakira yazaga gukina ashaka iki
undi nawe ati hanyuma se umwana wanjye nta soni ngo nuko atarakira umwana wawe yankoreraga kumva yaba kubumvikanisha ndakubwira ngo kubumvikanisha mana njye byafashe hari nk'icyumweru kugira ngo bazumvikane abaturanyi nyine ariko igisekeje abana bo zarangiriye aho abana borega aho bubabare bwarangiriye naho umwana usanga umubyeyi yagize ahubwo banyina na base nibo basigaye barimo kugira n'abaturage wenda babonereho basobanukirwa ababunzi nibura bakora amahugurwa ajyanye n'uburyo bwo gufasha abantu twabizera nubwo twaba twajyanye ikibazo cy'uko nza kumugurira icupa ntawamenya bose ntabwo bafite imico imwe ubundi iyo abantu batojwe kubikurikiza buri wese biterwa n'umutimanama erega urabona abunzi bo nyine b'amahugurwa barayahabwa ariko ni abunzi nyine ni abantu ntabwo bazakubwira ngo nkurikije nk'uko igitabo cy'abunzi muri nimero iyi n'iyi umurongo uyu n'uyu havuga ngo iyo mama bi yoneshereje amani akonesha ahangana gutya bigenda n'abunzi nyine bagereye kurenga uwo mwunzi nkigira hejuru nk'izo manza ntoya zagashyiriweho amategeko y'abunzi ukuntu ariko arimo kubaza ngo none se ngo munyumvishirize ngo yavuyeho ubwo wasanga yenda arimo yibaza nk'ababunzi nyine niba barimo gukangurira abantu cyakoze ni byiza gusa ikintu nabaze kubona ariko mbabwire umwanzara akajya mu rubanza ibaze nyine impereye kuri uriya mu mama nakubwiye w'umushoramari moto ye miliyoni ye na magana angahe kandi miliyoni nawe wenda kubakire n'udufaranga dukeya ariko nkanjye wayampa dasi nabura kuyarya nk'icyumweru ubwiza ukuri no kubakire ntabwo ari makeya ese arayatora kubakire ese arayatora nashaka abe yayakoreye mu masegonda abiri igiceri cy'ijana nta kibazo nagira hariho n'abandi rwose aramusabuze miliyoni na magana atandatu nta kibazo yagira ariko iriya miliyoni ye na magana atandatu iboreye hariya aho moto iparitse Kacyiru ni ukuri iyo nanabitekereje numva agahinda kanye rero niyo mpamvu uvuga ni umwanzara akajya mu manza ari ibishoboka imana yagize inyuza kure yawe ntugira aho uzahurira nazo aya ni ukuri uko biri kose ababishinzwe barabibona kandi hari icyo bagomba kubikoraho uko biri kose iyi ndirimbo igira abafana benshi ku isi nta muntu wayumvishije ntabuze atamana kuza umuti no mubihamirisha ibiganza ngiye mukanya muze muvuga ati ukoze umuti nsohoke muri studio mbona mutonze umurongo hariya na momo yawe irakora momo yanjye iracyari yayindi 078 n'ubu twagarutse kuri wa mwanya rero donc tugiye gukuramo ibyanyu mu ngangara ese imyitwarire y'abakozi bo mu rugo yabiterwa nuko bahembwa urumva nakabaje n'abamere kuri Emi ni ufite umukozi wo mu rugo Emi yabiterwa nayo muhemba ngaho bimeze bite tubwire bano kuvuga ngo imyitwarire ye birumvikana uko aba yaraje ashaka akazi sibyo uko yakitwara rero byaterwa nuko ahembwa ariko baramuzi ko nta n'umukiro baho nk'umukozi wo mu rugo ngendeye ku byahembwa ntabaze kondisiyo wenda mukoresha kuko hari abakoresha babi babaraza amajoro ugasanga umukozi wo mu rugo yaryamye saa sita z'ijoro akamuha ibyo kurya bidahuje n'ibyo bariyeho uvuga ngo wowe ntabwo ugomba kuza ku meza ariko nta n'ihame rivuga yuko agomba kuza ku meza yego birumvikana uburyo bikozemo hari ukuntu umubwira nabi avuga ati nimubona ku meza ni ibibazo oya ubundi ariko sinabona n'umukozi wibwiriza akajya ku meza ya boss atamuhamagaye ariko harimo abantu bateye gutyo rero akizana nabi cyane abari umukongomani ariko gusa wenda ashobora kwitwara gutyo ku byo agendewe kuko wavuga ngo wenda umubosi umukoresha wanjye ni umukire numvaga yagombye kumpemba amafaranga menshi aruta ayampemba tuvugenda kwa muhemba 10 kumva yashaka nk'ibihumbi 30 cyangwa 40 ingahe ariko cyangwa akanitwara ko bitewe nanone n'ukuntu afatwa ahubwo bidaterwa n'amafaranga ahembwa ahubwo ndabiterwa n'ukuntu uburyo afatwamo uretse ko none no ku rundi ruhande buriya hari ikintu cyananiye abakozi bo mu rugo kugira ngo yicare hamwe donc uzi ko umuntu udafite mbese nk'abantu badafite famille kugira ngo umukozi wo mu rugo yirirwe mu rugo niba mwese mwagiye kamuvuga ngo niba nta muntu wo muri urwo rugo uhirirwa kugira ngo wazahirirwe ndakubwiza ukuri uramutse ushaka umukozi wo mu rugo wo kujya gusa yirirwa iwawe ntiwamubona
ahubwo wagira ngo ukamubwira uti ni ukuvuga ngo unamuha akazi ukamubwira uti rero ngewe ndashaka umukozi utazagira ikindi kintu akora hano ibindi byose nzabyikorera uko mfite amamashini ankorera buri kimwe icyo nshaka gusa kujya uri hano mu ndebero urugo wenda umuntu wasona ku irembo ukagenda ukajya kureba uwo ari we ukumva ibyo ari byo ikimugenza gutyo ariko gusuka buri mu rugo nawe wabona ariko Mabiri hari ikintu kimwe niyo wamubona yaba kubeshya wajya umara kugenda warangiza nawe akazi mbese Mabiri nabyo mbona ko bishobora kuba biterwa n'abakoresha kuko reka nkwereke mu bindi bigo cyangwa mu kandi kazi ako ariko kose bagira igihe bagenera umukozi kitwa icyo kuruhuka cye ku giti cye ku cyumweru ku wa gatandatu bitewe hari n'abagira akagira umunsi we yihariye ajya gukoramo gahunda akenshi nshingiye ku byonze n'ingo nkeya zishobora kuba zivuga ngo yewe uyu munsi ni uwawe nawe ujya uwubamo uko ushaka kubaho kandi uriya muntu nawe ni umuntu tubyumve uretse kuba ari mu rugo mukagira ngo kuba wowe uva ku kazi ukaruhukira mu rugo ukumva ko wameze nk'uruhuka ibihe byose oya burya umuntu kuruhuka ntabwo ari ukuryama gusa hari n'uruhuka kuko yahinduye ibyo asanzwe akora cyangwa ibyo arimo abakozi bajya bakibaho kumbwira ko impamvu birirwa bazerera ari ukubera yuko baba bagiye icyo nshatse kukubwira sibyo batabahabwa uwo mwanya wo kuruhuka no kujya gukora feri zabo reka nk'urugero mu kazi gasanzwe sibyo ufashe umukozi ukamuha gukora iminsi 7 mu cyumweru akeneramo igihe cye ujya uteganya ko hari igihe akwiba amasaha akayakoramo ibi oya byaterwa akora ryari akora nijoro ku buryo agera mu rugo akaryama agasinzira yakanguka saa 6 hagati y'isaha ya saa 7 na saa 10 zo kuba ari ku kazi akajya gukora ibyo nubwo adafite umunsi runaka wuzuye afite amasaha aruhukamo cyangwa akoramo ibindi bintu bye sibyo ariko fata umukozi umuhe wenda tuvuga agera mu kazi mu gitondo saa 1 ari butaye saa 2 sibyo arakora iminsi 7 y'icyumweru ariko saa 2 amasaha y'akazi uba yarengeje ari abarimo birahari bibaho urumva keretse niba hari amasaha mo hagati mu munsi abonamo yandi akajya gukora ibindi birakorwa pe nushaka noneho sasa ureka ibyo ngibyo umushyire ku isaha isanzwe ya saa 11 nubwo uvuga ngo nakora gutyo kuko arataha arakina no kujya gutegura ibyo azakora ariko reka tubwize reka ukoresheje umukozi sibyo ukamubwira ati rero iminsi yawe dore uzakora gutya kuko akazi ko mu rugo tubwizanye ukuri ntabwo koroshye nubwo waba ufite bikeya ntabwo koroshye ariko kavunana kubera ko umuntu atiha gahunda y'uburyo agakora nge kambanze n'ingerwesa w'iwanjye nanjye nduwe ko katajya kananira nanjye nduwe ko katajya kananira nanjye nduwe gusa buriya akazi urumva nyine icyo ndigushaka kukubwira umuntu yazi ko ari mu gihe cy'akazi nyine kiba ari icy'akazi iyo agakora neza umutwe n'ibitekerezo bishyiraho mu kazi sibyo ariko uramutse njyewe noneho mbigiremo ababosi akanama bazagakore umufate ari umukozi uje mushyashya urumva umugenera igihe azajya yumva ko yisanzuye afite umwanya we uzabibona usibye ko ahubwo icyo ababosi bagomba no gufasha abakozi babo uburyo bwo kubaka imirimo yabo bakayishyira ku murongo akamenya ngo iki ndagikora ryari iki nkikora ryari n'uwa mwanya wo kuruhuka ukaza kuza kuboneka icyo nagishyiramo ukamubwira kuruhuka sibyo ukamubwira ati kuruhuka kwawe uraba uri aho ucunze urugo aracyari mu kazi uyu muntu akeneye umwanya niba afite inshuti ari ujye kureba nawe akazisura uyu muntu akeneye umwanya niba akeneye no kujya ariko uretse ibyo muzara binuza ntajya nemera ni ukuvuga ngo niba waraje no gusaba ubundi iyo uje gusaba akazi baguha akazi gahari ntabwo baguha akadahari niba njya ko mfite aho ngaho na kondisiyo ziba zihari ntabwo arizo ushyiraho ntabwo arizo wowe ushyiraho niba ngewe ko mfite ako ngako ibyo nabyemera uragakora cyangwa ntugakora ahubwo kereka wenda tujye tugabanya n'ubutisi kereka wenda ugiye kumufatanya na ba bantu sibyo bafatirana umuntu kuko bazi ko uyu munsi ubushomeri ari bwinshi reka kubwira umukozi amanika nkubwira numva pay attention reka aho turaguruka ndakubwira ngo umukozi wo mu rugo niwe muntu wa mbere w'umukire aramutse akoresha amafaranga ye neza nta nzu yishyura nta mazi yishyura nta sabune yishyura nta korogate yishyura amafaranga ye ayakoresha ibyo washaka ashatse niyo yabakorera 10,000 cyangwa akora 20 umva ikintu uvuga sibyo nuvuga ngo niba uzanye umukozi ku munsi wa mbere hari kondisiyo ugomba kumubwira uko akazi kameze iyo abyemeye garakomeje rero nuko abazumvise
njyewe ikintu nemera ni kuri ba bantu babakoresha ugasanga umukozi azinduka mu gitondo saa 11 arimo gutegura abana ngo bajye ku ishuri abana bamara kugenda wenda akirirwa mesa hari abantu bahindurira abana buri minota 30 umwana bakaba barimo bamuhindurira ugasanga niba urwo rurimo abana 4 cyangwa 5 kandi imyenda abakuru n'abato bose imyenda bahinduye ni mugoro yuzuye ikibase cya kindi kinini aho rafura kugira ngo atagira ikirara n'ikibintu byinshi akirirwa aho ngaho ari mu myenda ari gufura bikaza kugera saa 6 ntabwo ari kurangiza gufura yajya kuja kurangiza gufura abana bakaba baraje kubera ko harimo dutoya asabwa guheka asabwa kugira gute kujya kuryamisha kuwagira kugira gute noneho nyuma akanyira nyuma saa 6 niba bamaze gusinzira agatangira gutera ipasi ya myenda bikaza kurangira no gasanga bamushyiriyeho n'itegeko ngo ntagomba kuryama ngo bashebuja batari bata cyangwa batarazi uri kubyumva guturyama boss ngo atariyaza kandi boss yibereye muze wenda arazana saa 4 saa 5 kandi isaha ya covid naho ubundi imbere umuntu yagendaga akigira kwiganira n'inshuti ze agatangira gusona ku kinkuntu za uganda baho n'imodoka usinzira utegewe nyine urumva bakamubwira ngo ntabwo ugomba kuryama boss ataraza kuko ari niwe ukingura urupangu ngo imodoka yinjire ugasanga boss aje saa 5 cyangwa saa 6 zinduka mu gitondo saa 10 ndacyemera ariko ni ukuri iki kintu mu gitekereze mu buzima nubwo mu mutwe mu butekereze sibyo abakozi kimwe mu bintu batekereza kuri bamwe urumva aba yibona nk'umuntu ufungiranye kuko mama bi reka tubizanye kuri hari abantu badatanga liberte burya ikibi nuko wamwe mu mwanya wo kuzajya gusura umuryango uri kubyumva murabyumvikana mukavuga muti ese uzajya gusura umuryango nyuma wenda buri kwezi uko naguhembye uzajya mu rugo uzajya ukoresha iminsi ngahe 2 cyangwa 3 ibyo bintu ukabubizi niba uko wamuhembye agomba kugenda akajya waba akajya kugura ikibwana cy'ingurube kuko nawe akeneye kuzatera imbere mu myaka 6 iri imbere cyangwa 5 ntago agomba kuzabakira umukozi wo mu rugo uri kubyumva ya mafaranga yawe wamuhaye 20 uwo munsi ukabimenya ngo ngira iminsi 3 mu kwezi iyo namuhembye nka kuri 30 agaruka kuri 3 cyangwa kuri ubundi nibe twavuga ejo kuvuze yageramo n'ubwisanzure umva n'ikindi gato amani ibyo twavugaga ejo bya communication n'umukozi wo mu rugo kuko abagufitiye umuryango mu ntoki burya umuntu watetse akanagabura abagufitiye mu biganza nuvuga ngo ntabwo wavuga ngo ndi nyirabuja ngo ndi boss wose nshobora kuvugana nawe icyo gihe niho azava ikibazo nuvuga ngo mufate nk'umuntu nyine w'umukozi wawe habeho ubwumvikane abone kuri umuntu atakubona nk'inyamaswa ariko rero none abakozi bo mu rugo nabo namwe muduteze amatwi niba waraje gusaba akazi kari gahari barakakubwiye urakemera gakorana umutima ukunze kandi ushaka wenda niba hari ibikubangamira nk'ibyo by'amasaha we ukaba wirirwa umutwe urimo kukurya burya umuntu utasinziriye 1 2 3 4 5 agira ikibazo ugasanga umutwe urimo uramurya ibintu nk'ibyo urujya Imana yaremyemo umuntu yamuremye mu buryo bwo kuruhuka agomba gukora ariko kandi akanaruhuka ariko namwe mwishaka kumva yuko niba boss atirimutse yakuzanye nyine ngo ugume ku rugo ariko boss aratirimuka ukaburandurutse kandi we niko kazi yaguhaye reka kumbwire mama B hari igihe umuntu akora akazi koko arizo kondisiyo abonamo yes yashyira kuri balance hari yabona ubukene afite n'ibyo akeneye sibyo akabona ku kazi aragaza kugakora ariko mu buryo busanzwe bw'imibanire y'abantu cyangwa bw'ubuzima bw'abantu sibyo umuntu hari uko akenera gusabana n'abantu sibyo ngewe iki kintu reka nkubaze ikibazo uriya mukozi ya Airtel butsa akagenda kuri abagiye kunywa urumogi oya reka kunywa inzoga sajya mu bandi oya ariko muje muri amubandi se kujya kuzana miti ubere guzavuga ko nyene ubwisanzure bwanje ngo kuri radimanzi ngo nashaka ngo ubwisanzure ngo ndagiye ngo nigire mu kigura n'abajene bagenzi baje kandi wenda boss yawe yaragukeneye hanga nugero nirwo narina uri kuvunga ndakabanze nsome igitekerezo cya Mariko ngo ngewe ndi umukozi wo mu rugo ngo ndi umukozi wo mu rugo ariko nkunda akazi kanje uko ndiko naje nsaba ngakora ntinuba gusa ndashima bankoresha abakoresha banje kuko tubanye neza iyo nshatse kugenda mbivuganaho nabo kandi nibaye ya communication icyo nicyo navugaga turavugana uko byagenda kose sibyo iyo flexibility kabihari urumva uyu muntu kuko reka nkubwire mabi wiyiba umuntu kuko uzi ko atagira icyo atakumva manza kukumva oya erega ariko amani niba utaramenyeje kuganira nawe yego ntago azagusaba urushyi iyo
iyo afite gahunda ifatika urumva iyo afite gahunda ifatika ntashobora kureka kuyibwira umukoresha we aramubwira ati ejo wenda nzajya aha amasaha arega n'ikindi ugomba kureba ni iyihe mpamvu umukoresha wanjye yampaye akazi hari n'igihe amasaha ushaka kugendera iyo umukoresha wawe agukeneyemo ibyo ngibyo nawe wagutekereza nabi yes ni ukuvuga ngo ukwiye no kureba amasaha atari bubangamire umukoresha wawe ko ariyo ushaka kugendamo kandi ukamubwira hakiri kare yes ukamubwira hakiri kare noneho ikindi ugasanga nk'abakozi ahubwo muri karitsiye ababosi babo bamara kugenda noneho bo bagakora ikoraniro sasa n'akazi ntibagakore bakicara aho ngaho bagakora ikoraniro ugasanga bagakoze urugomo bamara kugenda niba muturanye muri nk'ibipangu 5 uyu munsi bakajya batekera mu gipangu kwa runaka ejo bagatekera mu cyo kwa runaka igihe kizagera unkurikije abantu tugera tuganira batandukanye igihe kizagera ahubwo usanga abantu bose basigaye bikorera akazi nibyo wavugaga umuntu ashaka kuvuga ati wenda aka kazi nagakora rega baravuga ngo akazi kabi kaguhesha keza utangira uri umukozi wo mu rugo baguhemba ibyo 20,000 ariko ejo bundi ugagira gute ukagenda ugura ibyo bibwana by'ingurube cyangwa se inkwavu cyangwa inkoko cyangwa ihene ejo bundi nawe ukazabwa uri umushoramari nk'abandi bose nicyo nanjye navugaga nyine ubwo bagerageze bakora akazi kabo mu gihe gihari kandi banatekereze kuva muri ako kazi nta muntu waramba muri kariya kazi ngo azakire hanyuma n'ababosi nabo bavugisha abakozi babo ariko waravuga ngo aragaye abakozi bo mu rugo basiga urugo kandi kururinda ariko kazi kabo reka dutahe naho ku munsi w'ejo mwakoze cyane kubana natwe muri igiciro gikomeye kuri twe isura y'umunsi nakagaruka kandi mujye kuri YouTube yacu ya radio uwo kiba cyacisa n'abashaka kucyumva nanone yagisubiramo